Introduction twabonye mu gice cyabanje, reka dukomeze n'uburyo wavura hyperpigmentation. Twabonye amoko ya hyperpigmentation. Superficial ni ukuvuga ngo melanine zikorwa by'igihe kirekire, ariko iyo ari temporary melanine zikorwa igihe gito. Twaje kubona ko melasma nayo irimo ibice, tubona ko ari iterwa no gutwita. Izi hyperpigmentation ziri superficial and temporary zishobora kuvaho bidasabye ko ukoresha amavuta, ariko ushaka kuzikuraho byihuse, ikintu cyagufasha ni exfoliation, gukoresha product zikora exfoliation. Kandi ikindi ukabanza ukamenya impamvu iri kugutera iyo hyperpigmentation. Tuvuge niba ari ibiheri biri kugutera cyangwa niba ari ugutwita. Icyo exfoliation igufasha kenshi ni ugukuraho iyi layer ya mbere, uru ruhu rugaragarira amaso, na chemical peel nayo ni gutyo ikora. Ni ukuvuga ngo product zikora exfoliation nizo ukeneye, zirimo glycolic acid, salicylic acid, vitamin A nka retinol, adapalene, acretine. Izo nizo product wakoresha. Indi facial yagufasha ni laser. Bakoresha imirasire ikagenda igera muri layers ya kabiri ikuramo melanine, igenda igabanya ya melanine iri kugutera kwirabura. Noneho hakaza superficial and permanent. Iyi kwitreatinga bishobora gukunda cyangwa ntibinakunde. Gusa iyo uri umuntu ukunda ibintu byihuse, nago ushobora kuhakura ubundi burwayi, ushobora kuhakura hypopigmentation. Akenshi iyi hyperpigmentation iri permanent ntabwo inkomoko yayo ibizwi. Ishobora kuba ari genetic cyangwa ikaba hormone, iri guterwa n'amahormone. Iyi hyperpigmentation iba isa nabi cyane iyo umurwayi akomeje kwiexposa ku zuba, noneho biba bibi cyane. Lightening product ziragenda zigakora kuri cells, amaserire akora ya melanine ubutaruhuka, zikayibwira ziti gabanya. Izi nizo product uyu muntu aba akeneye. Gusa ugomba kwitonda kuko hano ni wavuye umuzi w'ikibazo kiri gutuma za melanine zikorwa ari nyinshi. Akenshi usanga umurwayi w'iyi hyperpigmentation akoresha za lightening product agakira, nyuma y'igihe runaka zikagaruka. Rero inama ugomba guha umurwayi wawe, ni ngombwa ko umurwayi iyo abonye iyo hyperpigmentation igarutse ahita yongera agasubira kuri za product zakoraga lightening ku ruhu rwe. Imwe muri ingredient kuraho hyperpigmentation ni hydroquinone, iri hagati ya 2% na 4. Iyi hydroquinone mu bihugu byinshi ntago yemewe kubera ukuntu ikoreshwa nabi. Gusa mu bihugu byemewe naho uyikoresha muganga ari wikwandikiye, kandi nabwo akaba mbese aguhozaho ijisho akamenya uyu muntu wanjye ari kwikoresha gute. Ntabwo ikoreshwa na buri muntu wese ubonetse. Ubundi buryo bukoreshwa ni laser Q switched. Igira imirasire na igenda ikagera kuri layer ya kabiri ikagabanya za melanine zidakenewe. Iyi facial ushobora kuyikora ari amasesho 3 cyangwa amasesho 10 bitewe n'ahantu hyperpigmentation yawe yari igeze. Gusa iyo ikozwe nabi bishobora guca intege ikorwa rya melanine, bigatuma inkovu isa ukuntu nyine imera nkaho by brightening ariko ntikire neza, bigatuma uruhu rwawe rudasa neza nk'uruhu rw'umuntu. Nyine ntabwo isa nk'uruhu karemano, ruba rusa nk'uruhu utamenya ukuntu rumeze. Reka noneho tuzahure mu gice kizakurikiraho turebe science iri behind ya lightening product. Turebe lightening product undi zikwiye gukoreshwa gute, science zivugaho iki, mbese umenye izarizo zose muri rusange.